ngamuye barinweza cyane ariko bikomeye. Ya nivyo rero ubwo ngubwo aho ngira ngo Edi twite twinjira no muri basketball. Muri basketball ho kuri uyu wa gatandatu habaga inama y'inteko rusange Assemblée Générale isanzwe bigomba kwiga ku mwaka w'imikino ugiye kuza no kurebera hamwe ibyo mwaka w'imikino utambutse ndetse no gushyiramo zimwe na zimwe mu ngingo nyine ne General Assembly isanzwe. Akuswa abantu batajamenya gutandukanya isanzwe n'idasanzwe. Bivuga ngo isanzwe iba yemewe nyine ku rwego rw'amategeko. Baba bavuga ati nyine ni isanzwe nyine. Ibigomba kuba wabyangutse. Idasanzwe iza kubera impamvu runaka. Iza kubwa impamvu idasanzwe nyine bitewe na situation y'umuryango, bitewe n'ibiri hari, bitewe n'ibazo bihari, cyangwa se bitewe n'ikindi kintu giteganya. Ingingo ihari ku kanya bashaka kwita bigaho imwe. Akenshi idasanzwe yiga kuri iyo ngingo ihari. Yo nyine bagagenda. Bunagahita banyanyagiye. Ahubwo inama y'inteko rusange idasanzwe ni biteganywa n'amategeko kuko hari inshuro itarenzwe. Isanzwe nyine idasanzwe kubera ko nko muri urugero isanzwe se si rimwe isanzwe ni rimwe ariko oya nk'ubu nk'urugero muri Assemblée Générale bigomba kuba rimwe mu mwaka idasanzwe niyo nyine niba rimwe tuvuga nko muri Ferwafa amategeko yavugaga yuko inteko rusange idasanzwe iba rimwe isanzwe se rumva yaba kangahe Erega bigiye kwa nka byandi n'inkokora isanzwe mushatse munaye mwayiteranye bitewe n'ikintu kibaye ako kanya. Hoyo nge ni idasanzwe ahubwo ibifite ikintu kigiye gutuma yicara. Je kwiga ikintu kiritima tumu kihutirwa kiri emergency. Kije kigatuma itera. Reka tujye mu nama y'inteko rusange isanzwe ya Ferwafa yabaga kuri wa gatandatu ibyo bigigi n'inkoko. Yari inama rero yarigamije. Ni nama yizemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye na mu kanya twaje nabigarukeho ariko hanini baba bagomba kureberamo hamwe gusiga bafashe amatariki y'igihe ba Shampiyona izatangirira ndetse n'ibindi byose mbere yuko tuza kureba utwo dustik bigiyemo reka tumaze twumve president w'ishyirahamwe ry'umukino wa handball hano mu Rwanda bwana Mugwiza Desire ku munsi w'ejo ubwo anaganira n'itangazamakuru ababwira ibyo bigiye mu inama wa Ferwafa mu wishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Mugwiza ageze muri hand byari bincanga tuvuye muri hand nawe wincangayikira amasaha yakuze. Ibyaganiriweho ni itangira rya shampiyona kwemeza amwe mu mategeko twifuje ko yajyana n'igihe tugezemo ndetse no kwemeza ama ekipe azazamuka mu cyiciro cya mbere hakaba n'ibindi byemezo twagiye dufata kubera ama ekipe amwe yataragize imyitwarire myiza. Reka duhere ku ma ekipe yazamutse mu cyiciro cya mbere kuko niyo ya ngombwa. Hazamutse East African University, hazamuka na Inspire Generation nibo bagiye mu cyiciro cya mbere, hanyuma hamanuka ekipe ya Espoir kuko niyo yashoje ku mwanya wa nyuma niyo igomba kumanuka nk'uko amategeko abiteganya, ariko abanyamuryango bafashe n'icyemezo cyo kutongera kwemerera ekipe ya Orions kuza muri shampiyona yacu kubera ibibazo yagiye igira hagati y'abakinnyi kutishyurwa ndetse n'abatoza n'ibibazo bagiye bagirana bakaturegera. Dusanga rero ibyiza kugira ngo shampiyona yacu igire agaciro ari uko ama ekipe nk'ayo ngayo tutakwemera kongera kuyakira, kandi bwari ubwa kabiri ko n'umwaka ushize icyo kibazo cyari cyagarutse. Ngira ngo ibyo ngibyo mwazabibaza abo bakinnyi, aya masura mutabonye mukababaza, kuko twebwe iyo duhamagaye umukinnyi akatubwira yuko afite ibibazo bye nta kundi twabigenza. Ariko icyo twakiganiriye ndetse hari n'imyanzuro twafashe dufatanije n'abayobozi b'amaklub ari bo abanyamuryango yuko umukinnyi agomba kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu, ndetse hari n'ibyemezo twafashe bizajya mu bikorwa, bizajya mu mategeko, ndetse n'amaklub agatangira gushishikariza abakinnyi babo agaciro k'ikipe y'igihugu, ntabwo agaciro k'umukinnyi ari club, kuko club iza inyuma y'igihugu. Ibyo twabiganiriye kandi turizera ko bitazongera.
icyo nacyo twakiganiriyeho. Hari n'abanyamahanga batatu ariko umwe agomba kuba ari umunyafurika. N'abanyamahanga batatu, ekipe yemerewe abanyamahanga 6 muri 20, ariko abajya mu kibuga n'abanyamahanga 3 ariko muri abo 3 umwe agomba kuba ari umunyafurika. Ni icyo Assemblée Générale. Urumva iyo niba hazaga abanyamahanga 2, undi wa gatatu yitwaga umunyamahanga umaze imyaka 3, ariko abanyamuryango bagaragaje ko uwo muntu icyambere ni bakeya, ntabwo ama ekipe yose bamubona. Icya kabiri, umuntu umaze iyo myaka 3 ari ahangaha nta kindi yongera muri shampiyona yacu. So basaba rero yuko twamuvanaho ahubwo hakaza undi munyamahanga, ariko kubera ama competition tujyamo ari BAL ari na Women Basketball League, bose hari amategeko y'abanyamahanga ariko b'abanyafrika, umubare w'abanyafrika. Twumvikana ko ibyiza bajya bazana noneho umunyafrika kugira ngo nibabona qualification bajye bakomezanya nabo, atari ukuvuga ngo bazanye undi batazakomeza mu gihe babonye qualification. N'abanyamahanga 3 kuri 12 ariko umwe agomba kuba ari umunyafrika. Ibyaganiriweho ni itangira rya shampiyona. Ngibyo rero Mugwiza Desire yabigarutseho bimwe mu byaganiriwe mu nama y'inteko rusange ya Ferwafa. Hanini habari ukwemeza amatariki y'umwaka w'imikino igihe uzatangirira, ndetse yewe n'andi marushanwa muri rusange barimo hagati n'andi mategeko. Yemeje ko shampiyona izatangira tariki 24 z'ukwezi kwa mbere. Bakwagira ngo ibyo ntabwo yabivuzeho, avuga itariki 24 z'ukwa mbere umwaka utaha nibwo umwaka w'imikino uzatangira. Ikindi kandi uzaba wabimbire na Super Cup yo ku itariki 23 mbere yaho. Yego, nibwo Super Cup izaba. Ikindi yabigarutseho kiremereye ni ihagarikwa cyangwa ikurwa muri shampiyona rya Orion. Orion rero ni ekipe yari imaze imyaka rwose muri shampiyona, numvira azamukaye na Kigali Titans. Iyi Orion kandi yari imaze iyo myaka yose itaramanuka, ariko guhera umwaka w'imikino ishize yavuzwe ibibazo byo kudahemba abakinyi bayo, abatoza bayo, nuvuga abakozi bayo muri rusange, kubambura kandi byatanye umwaka w'imikino ishize. Cyo kimwe niyo Titans yamaze no gusenyu, yamaze kugenda, yaraswenyutse, yaragiye iyo ntarwe n'umuryango bura aya makipe azakira muri shampiyona nagara abanyamuryango ya Ferwafa. Arimo akina nk'abashyitsi kuko nk'urugero Azomko yakira muri inama y'inteko rusange isanzwe yabaye ejo, kandi yajyaga ikina, yari mu cyiciro cya mbere. Niyo abagore barayizanyira hari. Urumva rero Titans nayo uko byari bimeze, gusa nayo murabyibuka mbere yo kugira ngo igende yabanje yambura abakinyi bararega cyane cyane abanyamahanga. Byageze n'abakinyi benshi muri bo bamaze gusorwa mu mazu, ndibuka byakuriye ibintu byinshi rwose. Bamwe bakinyi batangira gusaba ati ikipe ni hanwe vanweho muri shampiyona kuko abakozi bayaragira bambura. Perezida wacu gihe Junior yavugaga yuko ikintu cyatumye yambura abakinyi n'abakozi bayo muri rusange ngo nuko shampiyona yabaye igihe kine atari yiteze. Urugero nka kuno shampiyona hagati yagenda habamo ama break, tuvuge y'amakipe y'igihugu, we abayabaje imikino kuma kizakirangirira igihe, tuvuge y'amakipe yagiye muri imikino nyafrika ya BAL, ati byagiye byongera igihe shampiyona kuzamara. Ati bituma dukoresha nuvuga ngo dukenera amafaranga twarashyize mu ngengo y'imari, ariko wareba amezi n'imyenda baberemo abakinyi n'abatoza ugasana nago bihura. Iyo baba bafite byibuze ingengo y'imari baze yo kwishyura abo bantu ntago byavamo, ko bambaye abakinyi benshi abatoza benshi birangira gutyo iragenda. Orion rero nayo nuko byari bimeze, ubu byabaye bibi rero. Yes, hanwa ntekereza ko ari ikintu cyiza kiyo gufatirwa ingamba. Ferwafa bimwe bintu yafashe mu ngamba, yaravuze ngo tuzemera tugira amakipe make muri shampiyona ariko akomeye, ko abanabyibuka umupira w'amaguru bitaraza, abanabyibuka hari igihe cyageze shampiyona undi imbere ifite amakipe arenga 10, ariko ngubu ni 9. Ubu ngubu umwaka w'imikino ushize yari 9, ubwo Orion ikuye muri shampiyona irahagaritswe burundu.
ubwo kuzongera ugarukamo si Espoir Ongera iramanuka ihere mu cya kabiri kugaruka nabyo ni ibindi bindi nabyo ni ibindi bindi n'imbizanagaruka ubwo bya season process ubwo Espoir yasoje ari yanyu mu mwaka w'imikino ishize nayo iramanutse nk'ibisanzwe none yahigaga hijanja muntu iriya yaragiye byarangiye ubwo amakipe ataba umunani ariko noneho hazazamuka ekipe ebyiri ubundi Orion dahanwa hagurikira ngo ihagarikwe hari kuzazamuka ikipe imwe amakipe akataba icumi kagarika kuba ibiharwe ariko ubu ngubu harazamuka ebyiri zita n'undi z'ibicyenda ko Orion ivuyemo n'undi zaguma ari 9 ari ibiharwe n'undi zaguma ari 9 kuko hamanutse amakipe abiri gusa oya sorry hari kuzazamuka abiri niba hamanutse imwe sorry gato hari kuzazamuka abiri n'ubundi hakamanuka imwe kugira ngo atabe ibiharwe hakamanuka imwe ariko kataba 10 ego ubu ngubu n'ubundi ntacyo bihindura n'ubundi harazamuka ebyiri zonyine nk'ibisanzwe bafashe ya gatatu n'iya kane muri deuxième division zigakina kugira ngo bigende bitazamuka imwe yonyine haboneka indi ya gatatu iva mu cyiciro cya kabiri ize zuzura icumi nicyo kintu nyine bagomba kwirinda kuzana ibintu byo gusaranganya bakazana amakipe adafite ubushobozi bwo kuba yatunga kuko n'ubwo ngubwo turimo turabivuga kuri Orion twavugaga Kigali Titans byabayeho ayandi makipe agenda agorwa no Orion isi ifite wa mu boss amaderedera ntabwo ari boss okay numwe mu bayobozi ariko ntabwo ari mu bantu babaga baranga kuri pano ndamubona gusa ndamubona ndamubona gusa igihari cyo barimo bashaka kurwanya nyine ibintu by'amakipe adafite ubushobozi bwo kuba yaba muri shampiyona y'icyiciro cya mbere basket cyane ko basketball irahenda yaba iy'abagore yaba iy'abagabo zirahenda isa amafaranga menshi amakipe yatangiye nimba ujya muri competition byuzuye uhangane n'abandi ni sport yose ugomba kwiyubaka iyi basket yo cyane cyane mu Rwanda bisa nkaho biruta indi mikino ugereranyije n'indi mikino kubera ko kugira ngo ukompete n'aya makipe nka za PER Rege wenda nayo yongeyemo ziba zagiye zikazana aba bakinnyi baturutse muri Amerika n'abandi baturutse ku mugabane Afurika n'abandi b'abanyarwanda beza amafaranga ziba zashoye ziba zibahemba kuko kompete nazo nawe uzana abakinnyi beza cyane cyane bigeze mu mikino yo gukorana mubona ariko amakipe yijajara akazana abakinnyi barenze bigusaba amafaranga menshi rero amwe agenda bihomberamo nk'iyo Orion twavugaga yari ifite abakinnyi umutoza w'umunyamahanga yafite abakinnyi benshi baturutse hanze yari ifite squad y'abakinnyi cyane cyane barimo muri Afurika n'abaturutse hanze ntekereza ko bari bayihenze byarangiye na Winabet gusa byarangiye nyine arahombye byandura n'amazina y'abakinnyi umutoza nguwo reba abakinnyi nka Bereke niho yarageze nka Bereke avuye muri Rege yese ajya ahangaha urabona uriya mupivo wa Madrid nawe ni umusore nawe wari uri ndumva ari wari ufite ama rebounds menshi muri shampiyona aya nura muvandimwe big waciye muri za muri ngo ya Kigali IPRC Kigalira uri inyuma ya 21 barafite amabakinnyi gusa nyine iyi Orion bwaruganyuma muyibonye rwose muri shampiyona y'u Rwanda yasenyutse ariko nibaza ko ni decision nziza kubera ko nibyo twavugaga iyo ufite ekipe zidashoboye bitanga n'icyuho byo gutanga amanota gutuma competition yawe idakomera buriya cyabona umupira w'amaguru bikazageraho ikindi bemeje ni umubare w'abanyamahanga 6 muri 20 ni ukuvuga ngo nimba squad list itangwa abakinnyi 20 muri rusange ekipe izakoresha mu mwaka w'imikino yemerewe abanyamahanga 6 abanyamahanga 6 batatu bajya kuri fede match 12 bajya kuri fede match cyangwa se bajya ku mukino abagomba kuba barimo 3 abo 3 barimo 2 b'abanyamahanga nyine bakabamo n'umwe umunyamahanga ukomoka ku mugabane wa Afurika ni ukuvuga ngo muri abanyamahanga 3 bagomba kuba barimo umwe ukomoka ku mugabane wa Afurika Perezida Mugwiza yavuze ko impamvu babikoze ari kubera yuko basanze hari amakipe menshi ajya bakenera cyane cyane bagiye muri amarushanwa nka bare kubera ko aya bare nazo iyo ugiyemo bagusaba mu banyamahanga bawe ko agomba kuba ari abakomoka ku mugabane wa Afurika avuga ati rero byabafasha ati aho kugira ngo bakuraho wa munyamahanga wajya gufatwa nk'umaze imyaka 3 irenga muri shampiyona akatakina nk'umunyarwanda yabaga ari umunyamahanga ariko nyine ukina nk'umunyarwanda baravuga ati ibyo twaje gusanga amakipe yagaragaje yuko avuga abanyamuryango nta kintu bimaze kubera yuko amakipe yose adafite abo bakinnyi
ikindi kandi akaba aya makipe yose bakaba barasinze abakinnyi n'undi ntacyo bongera muri shampiyona yaba experience ndetse na competition baravuga ati reka tubikore ngo tubasimbuze umunyamahanga ukomoka ku mugabane wa Afurika nibyo yemeje muri rusange. ikindi nyine n'aya makipe abiri bakiriye muri shampiyona cya mbere East African University izakina mu cya mbere ko yarazamutse na Inspired Generation nayo yazamutse mu cya mbere. Ikindi ni Rwanda Cup igikombe cy'igihugu nabonye bavuga ko kizagikinwa ari uko imikino ya phase retour ya shampiyona irangiye hasojwe bivuze ko ari mbere yo gukina imikino ya playoffs. Mbere ya playoffs hazajya mu Rwanda Cup umbazaga zivanga byajyaga bivanga shampiyona igeze hagati ukatubana ejo kwa gatanu bazakinwa Rwanda Cup kandi amakipe asa nkaho anazica amazi anariska kuvunikisha abakinnyi bazo kandi impamvu abakinnyi urana muri basket ariko bitandukanye na football mo gakeya cyangwa indi mikino umukinnyi abakina ushatse abyita nk'umaga ukamuna byumve neza nk'ibiraka naga bari ibiraka bahembwa ku kwezi ariko nyine bitewe n'uko rakeye nuvuga ngo cyashaka gukina ku kwezi ugutaka umuntu yagiye gukina muri Amerika. Rero hari abakinnyi baraje asinya amasezerano yo gukina shampiyona Rwanda Cup ntayikine abo tujye ni shampiyona cyangwa yenzaza bagiye muri playoffs cyangwa mwakindusha ntago avuga ngo gusinya amezi 3 ntago avuga ngo nimba gusinya umwaka bivuze yuko ikintu cyose kizaho umwaka azagikina abakinnyi baba barasinye shampiyona yonyine. Niyo mpamvu nyine equipe igira abakinnyi 20 urumva amakipe ugasanga agiye muri amarushanwa asa nkaho yazanye equipe wakita nk'iya kabiri cyane cyane zinini zifite squad nini rero basa nk'aba bitandukanye nuko byajyagwe navangira shampiyona babishyira nyuma y'imikino yo kwishyira ya shampiyona. Ikindi president nagarutse nuko yenda umwanya tubanye muto dukine ikiganiro ajyanye n'itangazamakuru nyuma y'inama y'inteko rusange isanzwe cyose yavuze ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda murabizi ivuye muri Afro Basket mu minsi yashize kubiswe imikino yose Nigeria Afro Basket ni imikino yo gushaka iki gikombe cy'isi cya 2027 isori kabisa. Gusa nyine na Afro Basket yaragiyeho iratsindwa imikino yose ije muri ngiyi y'imikino yo gushaka iki gikombe cy'isi cya 2027 ikubiswe imikino 3 Tunisia Guinea ndetse na Nigeria yose yikubiswe ariko baramubaza ati icyemezo cyo gutandukana umutoza Sheikh Sar cyakimeze gitera avuga ati umusaruro murawujija mute wenda tuzagira tunabigarukaho kuko yavuze ko ntago nyine bavuga ko ntacyo yakoze